yawe again twongeye kubasuhuza ni Kemeline Dancer cyangwa se Kerizo kuri The Most Wanted TV. Twari tubakumbuye cyane kubera icyunamo murabizi ko tumaze iminsi turi mu bitoroshye twagisojejo, niyo mpamvu uyu munsi twabahitemo umubyinnyi w'umunsi twasuye afite impano nyinshi cyane ariko ngiye mukunda niyo kubyina ko nayo tutumuzo cyane. Reka dutangira twibwira. What's up bro? What's up? Wabibwira amazina kugira ngo abadukurikiye abashe kumenya ese uri muntu ki, ese umuntu twatumiye ameze gute, umuntu twasuye? Abenshi barabizi ni Shalom Dancer nkaba ndi umubyinnyi. Abantu barabizi abenshi. Uri umubyinnyi? Ndi umubyinnyi kabisa. Ni byiza cyane, ni umubyinnyi. Ese waba warabigize professional cyangwa se cyabyina kugira ngo nawe twana twirebe ko akunda by'iki gihe by'urubyiruko? By'abana twarabirenze umusaza. Uburyo bidutunze ibyo dukora, ibyo bidutunze. Ubu ni nka professionnel. Ni muri ubwo buryo kabisa. Hari benshi bavuga ngo dance ni yatunga umuntu, ese we ni mwe buryo ushaka kuba bigutunzemo ko abantu benshi bavuga ngo kubyina ntabwo ushobora gutunga umuntu? Umuntu bivuga gutyo nabanyina nabyabazitu abataraganira n'umuntu bitunze. Nuvuga ngo kubyina ibikuru bikunze ukanagira nabo mukorana nabo bafitana bashobora kuba bakugeza biragutunga nakabuza. Okay, ese ko ngenzi kuri umubyinnyi hari benshi batakuzi, nshobora kuba nzina na group byinamo, ese wabwira abantu group bashobora kubyinamo kugira bakomeze babibone banagukurikirane cyane no hanze y'ibingibi? Nkababyina muri Monsters Dance Crew. Yabyina muri The Monsters. Ni Shalom the Dancer byina muri The Monsters. Ni umubyinnyi utunzwe no kubabyina gusa, nta kindi kimutunze, we ikimutunze no kubyina. Murumva ko mwabantu mwe mwacikanwe mugasuzugura ibintu byo kubyina byagutunga uko wameze kose. Murabona ko abayeho neza, no musoro umeze neza, ntago ari byandi byiki bavuga ngo turabyina kugira ngo baturabwo, we yabifashe nk'akazi, mbega ni nka professional. Ku kindi kibazo gito, ese ni nk'iyo stage ugize gukora watekerezaga ko utari buzakore mu buzima bwawe mbere yo kuyikora? Stage nakozo kanungura nako ntabwo yanunguye, nuvuga ngo biri muri experience z'akazi. Stage cyaje Diamond aza mu Rwanda. Diamond aza mu Rwanda mwe mwarakoze? Twakoze. Wow, ni ibintu by'agaciro cyane. Ndikumva aho bwizina mwe rigeze kure na Tanzania barashaka kuba ryarageze. Kuba ko Diamond apostinga video zacu za Monsters na ba Rayvan barazipostinga, no kuvuga ngo ni ikintu kiza cyane. Ese nyuma yo kubona ko umaze guhura kuri stage imwe na Diamond ufite uri kubyinira cyangwa se bari babaye mu stage bisanzwe, no umuntu mwabyinaga bari babaye mu stage bisanzwe? Yari Monsters featuring na Syntax. Good. Syntax nayo ni umuzamuka neza. Ese nyuma yo gukora iyo stage, ese nihe mu mbere none ufite wavuga ngo ubwo nakoze hari ya nahandi nzahakora? Ni ngiye stage none uri muri facing aho iri mu bitekerezo wumva tira stage ngoma kwikora byanze bikonze? Nkunje n'igihe turimo cya corona na stage rimwe irategana, ahubwo no kuvuga ngo no gukora ibintu ngo nagakomeza kubikora mbikunze, nta kabuza nyine n'izindi zizaza umuntu azazikora kandi byose ni kubera Imana. Ese ko tuzko muri COVID-19 ko guhurira ahantu hamwe bitoroshye, kuba twakora ibintu bihuza abantu benshi nyine bitari gukunda, mbega bitanemewe muri leta, ese we urimo urabigenza gute kugira ngo ukomeze kore practice cyangwa se ukomeze uzamura impano yawe? Mu rugo nkora practice YouTube, ndeba utu video twinshi tw'ababyinnyi muri make nyine mba update. Ese waba ufite nk'umubyinnyi ujya uvuga ati ngewe buriya nkura mubyinnyi ningira ku rwego rwe ndumva bizabirangiye nje kubyina, yaba hari? Buriya muntu wese agira, buri muntu wese uri mu buzima agira kaminuza ye. Ntabwo navuga ngo ndifuza kuba uyu nguyu wapi, ahubwo mbere na mbere ndifuza kuzagera aho Imana yifuza ko ngarukiriza. Ntabwo nta muntu umwe nifuza kuba nkabo. That's nice. Ariko uranasenga, uruwizera Imana? Nizera Imana. Nizera Imana. Ni Shalom the Dancer, we imumbero ye ewana ni naho we Imana izamugeza ni hazashima akaba ari umusore wizera Imana ukabitubwiye. Ese umusore nko mu buzima bwawe muri make waba ufite nk'umuntu ujya uvuga ngo icyama nkazamera nk'uriya musore? Nakomeje kubivuga, njye ntago navuga ngo nifuza kuba nk'umuntu nk'uyu n'uyu, ahubwo kuba nifuza kuba nk'umuntu runaka, si ukuvuga ko umuntu mba mupinze cyangwa se mba makanyije ibikorwa bye, ahubwo buri wese ashima hageze. Ubwo uvuga ngo mbaye mvuga ati nifuza kuba nk'uriya, naho ngeze ntago kuva ko ari kubashimira Imana. Uvuga ngo ngiye ndifuza
kuzakora byinshi birenze ariko atari kuvuga ngo ndashaka gukora nk'ibyuriye, ndashaka gukora ibyanjye ngewe kabisa. Ikintu nari nshatse kukubwira wenda no kutacyumvishe neza, ese waba ufite umuntu ushobora kuba ubereye nka role model, umuntu ukureberaho mbega hari umuntu urumva avuga ati gicyangira nk'uko uriya musore ahageze, cyangira nka Shalom? Abenshi barabimbwira ariko ntabwo bambwira ko bashaka kuba nkanjye, bambwira ati se waho ugeze wakoresheje irihe banga, nkababwira ariko ntabwo ntibyabura. Bamwita Shalom the Dancer ngo buriya nafite abantu abereye mbega umunyemano, nafite imana, hari benshi bifuza kumera nkawe, niyo mpamvu aka kanya ari hano kugira ngo abasobanurire se the way yaciyemo kugira ngo agere ahageze. Shalom the Dancer, wasobanurira abantu ubuzima bwe bwo kubyina bwose kuntu imeze kugira ngo ubashe kujya bamwe ujijura, uko hari ababyinnyi benshi baba bakibyina ariko batumva ko byabatunga, bavuga ati bira wapi nta kintu, ahubwo bakeneye kuba hari experience bagukuraho kugira ngo nabo bagere aho ugeze. Nubwo bavuga ngo nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi, bitangira gake gake. Nanyuze muri byinshi, nuvuga ngo twatangiye tubyina byo kwishimisha, bigeraho tubyina kubera byataranye abantu bakubwira ko ibintu ukora ubishoboye kandi ari byiza, dukomeza kugenda twagura bitewe n'uko nyine n'imbaraga z'abantu buriya umuntu akubwira ngo ikintu ukora gishoboye kandi n'ikiza kirakubereye, urashaka kugikora cyane kandi ugikunze. Byinshi nanyuze mu groupe agera muri abiri, ntago ndi umuntu agiye byira mu groupe menshi cyane, ntago nakunze kujarajara mu groupe cyane. Nagiye mu groupe abiri, harimo yitwa Future Family na Monsters. Nuvuga ngo ni izo groupe nakozemo zonyine, ntago ndi wa muntu ugeze uzenguruka mu bintu byinshi cyane mu groupe menshi. Ndi umuntu ukunda kugukurikirana cyane, nkunda ibintu ukora, ndetse nanjye iyo ndi kubireba binera muri ibintu ukora. Ese nk'ubu iyo wumvisha ibintu bya dance moderne cyangwa se ukubyina, wowe bakajya bavuga ati ababyinnyi benshi abari ibirara, noneho inaha mu Rwanda kukubona usutse ibintu nk'ibyo madreds baba bavuga turi mwana byararangiye. Wowe iyo ubyumvishe ubikoraho iki, mbese ubyumva gute? Ngiye uko mbyumva nago kuba imico y'umuntu bura nahihurira no kunagaragara, naho bihura ko benshi cyane bari no mu magereza batigeze baratunga n'amadrede, batazi na drede ku mutwe kuno zimeze. Hano usanga ari nabo benshi. Rero umuntu wishyiramo ngo umuntu ufite drede aba ari ikirara, ahubwo nyine abafite imyumvire itari sawa, abakeneye nyine kujijuka, kuko nyine drede ntabwo ari uburozi kuvuga ngo niba ushyizeho drede ngo urahita umera gutya direct. Wapi buriya umuntu akora ikimurimo, ntabwo akora ikintu, ntabwo ari uvuga ngo ikintu ukora ugiterwa n'ikintu kikuriho. Nyine ni ya mico iri mu muntu, ahubwo nyine ni imico y'umuntu, kuvuga ngo umuntu nikira n'imico y'umuntu, naho bihurira na ruko y'umuntu. Ese umubyeyi wawe yaba agushyigikira muri ibi ngibi ukora? Yaranshyigikira cyane, biranamushimisha. Hari ababyeyi benshi badashyigikira abana babo, ese ni nk'iyo message wabahaye wowe? Ikintu mbura nabwira umubyeyi udashyigikira umwana we mu mpano yari yose akora, haba gukina umupira, kuririmba, kubyina, ikintu namubwira buriya Imana ihitamo ikintu umuntu agomba gukora yangize ikakimushyiramo, hanyuma nawe agatangira kugikora. Bivuga ngo igihe urwanyije umwana wawe wowe wifuza kamera gutya, icyo gihe nyine yego baramubyaye ariko nanga ari bo baramuremye, yamuremye niyo ibara mushyizemo tara abagomba gukurikiza. Shalom the Dancer, mu kubyina uhagaze neza cyane. Ese haba hari indi mpano waba warigize kujya, ese wumvaga mbega uzaba iki iyo utaza kumubyina? Gwenda ntabwo navuga ngo ni byinshi, ngiye numvaga ubundi ngomba gukora igisirikare cyangwa kubyinamo kimwe. Igisirikare cyangwa kwibera umubyinnyi? Ese ni ngiye impamvu yatumye utakijyamo igisirikare cyangwa cyabifite mu mutwe? Yasi kuvuga gutyo, buriya ngiye mu bintu nkunda n'igihugu cyanjye ndagikunda, mba numva nakora ikintu cyose cyateza igihugu cyanjye imbere. Nuvuga ngo rero kuvuga ngo igisirikare ntabwo wakora ibintu byose icyarimwe, ntabwo wakora ibintu byose icyarimwe cyane, kereka wenda byose biri bijya kumera kimwe. Aravuga ngo wenda ndashaka wenda kuba wenda naba nk'umubyinnyi, wenda ndashaka wenda n'umuhanzi, mva ko ibintu bigendana, ariko umusirikare wenda n'umubyinnyi ntabwo
nyine ntabwo wabikora byose. Icyo gihe nyine ukunda ibintu bibiri Imana ikaguhitiramo kimwe akaba aricyo ukora. Yeah. Ni byiza. Hari ejo bundi ubwo hari igihe ndi kuri YouTube minsi ishize mbona indirimbo mbona handitseho ngo Shalom the baddest, abo bana waba ubazi? Yeah, the baddest ni group iririmba ni ngera Kofi muramuzi ni mugenzi wanjye tubyinana. Yeah. Kumbura naririmba. Hari igihe umuntu yiyongozamo gake ariko vuba ngaha nyine muzabona imizigo myinshi cyane. Ubu ngubu twitegure n'indirimbo, tureke kwitegura amavideo yo kubyina gusa. Ni intambwe mu buzima umuntu abagenda atera. Biba byiza burya ko buri muntu wagerageza ahantu hose, wowe ntukicira uvuga ngo nzaba umuhanzi gusa, umubyinnyi gusa, ko n'ababyinnyi benshi tuzi ko baba ari n'abahanzi. Hari benshi cyane tuzi bari hanze y'igihugu, mu gihugu hari na benshi tuzi batangiye ari ababyinnyi bikarangira babaye abahanzi bakomeye. Niyo mpamvu na Shalom ari kubabwira ati byose mugomba kugerageza byose kuko birashoboka mu gihe umuntu agihumeka umwuka bazima. Shalom, reka noneho twinjire mu kandi kanya. Ese nkawe Shalom, waba ufite umukobwa mukundana? Ndamufite. Sindi bukubaza izina wenda. Sindi bukubaza izina. Ese nk'ubu akubwiye ati Shalom, uwo muri aka kanya njye nawe nyine yuko turushinga, wabyemera? Wakabimbwira icyo gihe urumva yamapropose kandi nanga bari sawa. Yabagupropose kandi nanga bari sawa tu. Oya, hari ukuntu haba habayeho geste umukobwa afite imwanza akavuga ati bitewe nge n'abaja bari kunyirukaho, reka mwibutse ko ndi kubona atari marabyibuka, akakwibutsa mbere. Akanyibutsa icyo gihe urumva ntabwo ariko sindi kumva ko ibyo bintu byaba. Ntabwo nyine ndimva muko nashingura. Bamwita Shalom. Ese mu mazina yose abaho ku isi no mu ijuru ni rihe zina ukunda cyane, apana iry'abahungu, ry'abakobwa? Sinjye abakobwa nkunda. Wumva wakita umwana wawe w'umukobwa aramutse avutse? Nkunda Giselle. Kundi izina Giselle? Ikigaragara ishobora kuba rifite amateka kuriho. Ni irya mama wanjye. Ni irya mama wawe. Uranshoboye. Yabamwita Shalom, ni kuri The Most One TV. Umunyamakuru ni Kilizo cyangwa se Kemi Lion, murayibona. Tuba twabasuye twabagereye hirya no hino, ariko ntago twamurekura atagize ikintu ababwira, ntago twamurekura atagize inama agira cyangwa se atagize akanatwerekaho gatoya. Shalom, mu bintu uzi byose wagira akantu wereka abadukurikiye gato, mu mpano zose uzifite wagira abantu wereka akantu gato, abantu wereka akantu gato. Niyo ni impano barayibonye. Urashimbogo. Ase ni imbogo. Ugira impano yo guseka. Urashinare man. Ngo Shalom aransetse. Akona ko ni gato. Ariko jemera ko ntana ngo ntabwo upfa dasebye. Ariko ntabwo upfuye musaza. Ushaka gusanga nyine ngicyo ari cyo gihe cyanjye, ariko bibiri kera yaho cyo guseba, ariko biri kera. Oya musaza, byo rero ntabwo upfa dasebye nkuko bivuze. Kimenye nawe urasebye. Ni Shalom the Dancer. Gira inama ugira abantu badukurikiye ho gatoya kugira ngo tubashe kukurekura. Inama nagira umuntu wari wese uri kureba ino interview, namugira inama yo kugira ngo buri kintu uzakora gikunze ukumva kikurimo, icyo gishoro cya mbere. Wowe kuba ukuyemo nawe gukora cyane kugira ngo nyine kigeraho kikugeza. Kuko buryo umuntu arigira yakibura agapfa. Arakoze cyane. Ni Shalom, burya ngo umuntu arigira yakibura agapfa. Iyo niyo nama ya mbere, ngo buri kintu cyose ushoboye ukigerageze. Turagushimiye cyane bro. Murakoze cyane. Ni The Most Wanted TV, umunyamakuru ni Kilizo cyangwa se Kemi Lion. Turabibutsa gukora subscribe kugira ngo ukomeze ubone amavideo menshi cyane. Ni benshi tukikubikiye, ari abanyemano benshi cyane. Watch out, ntugotwe gukora subscribe ubundi ujye ubona byinshi cyane. Murakoze cyane ya The Most Wanted TV. Ciao ciao.